Ineza n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe biremwa ntore ntumwa z'ijuru dutaramanye kuri uyu munsi muhire mutagatifu ko ndi kumwe namwe kandi mbashyigikiye mu rukundo rukomeye ngira ntimugubwe neza kandi mukomeze mwakire ibyiza by'agatangaza by'uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose uganje muri mwe kandi ho bakomeje bayoboye mu nzira y'ukuri n'ubutungane kugira ngo murusheho kumererwa neza kandi kubaho mu rukundo amahoro n'ibyishimo ko ari byo mwazigamiwe kandi mwateguriwe kuva kera na kare kuko ari cyo mwagenewe kandi mwahawe bityo umwanzi akabanyaga icyo cyiza kandi akakibambura akabakoresha ubucakara bw'ibibye igihe nk'iki rero akaba ari igihe cyo kugira ngo mugarurirwe umugisha n'umukiro mwazigamiwe kandi mwateguriwe kugira ngo mubashe kubana mu mahoro n'urukundo mwumvikanisha urukundo rw'Imana Data ruganje kandi rutuye mu buzima bwanyu biremwa mwese muri ku isi. Ndabakeburira guhinduka kandi kuba maso mu njyana y'ibikorwa bishya kandi bidasanzwe mugiye kwinjizwamo ko iki gihe ari igihe cyo kubahwitura kandi kubarema hagati mu bundi bushya kugira ngo mwizere uhoraho mumwiringire iminsi yose y'ubuzima bwanyu kuko afite byinshi yabazigamiye kandi yabateguriye. Igihe nk'iki rero akaba ari igihe cyo kubagwiriza imbaraga n'umukiro kugira ngo mukomeze kwakira ibyiza by'agatangaza mukesha uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Nimushishikare rero mukore ugushaka kw'Imana bigishoboka kandi mushakashaka uhoraho bigishoboka ko ari igihe cyo kubereka inzira kubayobora mu nzira y'ukuri n'ubutungane kugira ngo muharanire gukunda kandi muharanire kujya mbere mu byiza mwazigamiwe kandi mwateguriwe. Dore ibihe biraje kandi igihe kiraje gikomeye kugira ngo abihishiye ibyiza kandi ababitse ibyiza bakizigamiramo uhoraho Imana umubyeyi wa byose umuremyi wa byose kugira ngo bagaragarizwe ibyiza by'agatangaza kandi bakorerwe imirimo ikomeye. Niyo mpamvu rero nkomeje kuba bugufi yanyu kugira ngo nkomeze kubahamagarira guhinduka no guhindukirira uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose muharanira kumutega amatwi kandi kugendera ku ijambo rye ko iki gihe ari igihe cyo gukura ibitsikiza n'ibitsitaza mu mayira kugira ngo urukundo rw'Imana Data umuremyi wa byose rwigaragaze kandi rusendere rusakare mu buzima bwa kiremwa muntu. Ndi bugufi yanyu ndabashyigikiye ndabarinze kandi ndabakomeje ngira nti nimukomere mukotane kandi mube intwari ku rugamba ko iki gihe ari igihe cyo gukora ugushaka kw'Imana mubyemera mutabyemera kuko abakomeje kunangira imitima kwihagararaho no gutsimbarara mu bibi byabo ingaruka zihari kandi igihe kimwe buri wese azabona ko adasumbya imbaraga ububasha uhoraho Imana umuremyi wa byose ko yiteguye kuringaniza gukura mu nzira ibidafite ireme kandi bidafashe kugira ngo ububasha bw'Imana bwiyoborere ikiremwa muntu. Murahirwa rero mwebwe muhamagarwa mukitaba kandi murahirwa mwebwe muhamagarirwa guhinduka no kugaruka mu nzira y'ukuri n'ubutungane mukabikorana umwete n'umurava. Ntimucukubiri n'icyo uhoraho Imana yabatoreye kandi yabahamagariye ahubwo mugahora mushishikariye umurimo we kandi ibikorwa bye mukora ugushaka kw'Imana mutiganda kandi mugendera mu nzira y'ukuri n'ubutungane. Mukomerere mukataze muri uru rugendo mukoresheje imbaraga n'ububasha bukomeye mukesha uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose ko nanjye nkomeje kubana namwe mu kubategura kandi mu kubashyigikira mu cyiza kugira ngo mukomeze mube intwari ku rugamba mwakire urukundo rw'Imana Data waremye kandi wabahanze kugira ngo mukomeze muberwe no kumugana kandi kumusenga no kumusingiza kuko ari byo by'ingenzi kandi by'ingirakamaro bizabazanira umukiro n'umugisha. Nimushishikare mukorere Imana bigishoboka kandi mushakashaka uhoraho bigishoboka uko igihe kije cyegereje kugira ngo buri wese agaragarizwe imirimo yakoze cyangwa se imyifatire ye
akorera mu rwihisho kugira ngo ijye ku mugaragaro. Niyo mpamvu rero abazi ubwenge ibihe nk'ibi ari ibihe byo kwitegura kandi kwizigamira ibyiza kugira ngo babashe kubatunga kandi kubagirira akamaro. Ndabakomeje rero ngira nti ntore intumwa z'ijuru nimukomere mukanguke iki gihe, kuko iki gihe ari igihe cyo kuba maso kandi kurinda umugambi n'isezerano mwazigamiwe mwateguriwe. Dore ibihe ntibisanzwe, bikomereye abahanga n'abanyabwenge b'isi kandi bikomereye n'abagenzi bagana mu ijuru. Ariyo mpamvu bagomba gushishikara kurusha bose kugira ngo batange urugero rwiza ko bamenye Imana kandi bayiyobotse bagendera mu gushaka kwayo kandi mu kuri kuzima ko wabaremye wabahanze. Nimukomere rero mukataze nk'intwari ku rugamba, ntore biremwa by'uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose, ukomeje kubarwanira urugamba inkundura kandi kubashyigikira mu mbaraga ze n'ububasha bwe, kugira ngo ibyiza by'agatangaza mwazigamiwe kandi mwateguriwe bibashe kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Nimukomere rero mukataze nk'intwari ku rugamba ko mbashyigikiye kandi nkomeje intambwe zanyu kugira ngo ibyiza mwazigamiwe mwateguriwe bibashe kwigaragaza mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe, ko ari igihe cyo kubamurikira kandi kubakomereza intambwe mu buryo bukomeye kugira ngo ibyishimo by'uhoraho bisabe mu mitima yanyu. Nkomeje rero intambwe ya buri wese wemera, ngira ntimushishikare mukorere Imana bigishoboka kandi mukore gushaka kw'Imana mubikunze, kuko n'abatabikunda batabishaka igihe kizagera bagahindukizwa kandi bakerekezwa mu murongo ijuru ribifuzamo kandi ribashakamo, kuko ntawe ijuru ryaremye kugira ngo akomeze guteza akavuyo mu isi, ahubwo buri kiremwa muntu aho ava akagera agomba kuzirikana ko uhoraho Imana ari Imana kandi agomba kubahwa, gusengwa no gusingizwa. Abafite rero ibindi bugamyemo kandi begamiye, aho bizahinduka zeru mu kanya gatoya, ko uhoraho Imana yabarindiriye kandi yabategereje kugira ngo abikubita agashyi bagahinduka bagaruke. Ariko kandi iki gihe ni igihe cy'ishungura n'igosora rikomeye rikakaye, kugira ngo ibishunga bive mu masaka kandi mu mbuto nzima, maze imbuto nziza ihunikwe mu kigega cyayo. Murabe maso rero kugira ngo abibwira ko muhagaze mukomeye, igihe kimwe mutazahinduka umuyonga cyangwa ubusa, bityo ibyo mwegamiyeho kandi mwizeye bikabapfubapfubana bigahinduka impfabusa. Nimwizere uhoraho, ibyo mukora byose muzirikane ko ari we mubikesha, kandi muzirikane ko imirimo yanyu cyangwa se uko muri n'uko muhagaze mubikesha uwabaremye wabahanze. Ariyo mpamvu nta mpamvu yo gutana no gutandukira ku mugambi w'icyo uhoraho Imana bifuzaho, ahubwo mwakagombye guhora muri maso mu rugendo rwanyu kandi mu bikorwa byanyu bya buri munsi, muzirikana urukundo rukomeye rw'uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Mukore ugushaka kw'Imana, kuko ari cyo mwaremewe kandi mwahamagariwe. Buri wese yashyiriweho gukuza no gusingiza uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Nubwo benshi birengagiza urukundo rwe kandi bakajya kure y'Imana mu bitekerezo byabo kandi mu bikorwa byabo, uhoraho Imana ariyiziye kugira ngo aringanize kandi akure mu nzira ibiri inzitizi n'imbogamizi mu buzima bwa kiremwa muntu. Abemera murahirwa, mwebwe mwese mukomeje gutegurirwa integuro nziza y'ibikorwa byiza kandi mukomeje gukorerwa imirimo n'ibitangaza, mukakira umucyo n'agakiza k'uhoraho Imana. Dore arabarindiriye kandi arabategereje, ko yabazigamiye kado nyinshi agomba kubaha kandi kubakiriza, kugira ngo abashimire kandi abagaragarize ko mwabaye indahemuka mu rugendo no mu rugamba. Niyo mpamvu rero mugomba gukora uko mushoboye kose kugira ngo muharanire kuzageza ku musozo uru rugendo muri indahemuka, kugira ngo mubashe kwakira ibyo byiza uko bwije n'uko bukeye. Ihoraho Imana ahora abazirikana, namwe rero ntimugahweme kugendera mu nzira ze cyangwa kuzirikana icyiza kibareba mugomba gukora. Iki gihe ari igihe cyo gutamurura kandi kubagaragariza impuhwe zikomeye, kugira ngo ibyiza by'agatangaza by'uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose bibatahe ku mutima, maze mukore ugushaka kw'Imana mutiganda. Ibihe byiza ntore intumwa z'ijuru, mukomere mukataze ko murinzwe kandi mushyigikiwe, kandi mumenye neza ko muri ku rugamba mugomba guca mu bunyereri, mu mabuye n'amahwa. Ibyo ntibibakange ntibibakangaranye, ko ari igihe
ryo gukora uko mushoboye kugira ngo mubashe kugaragaza umutsindo cyangwa se mubashe kugera ku mutsindo, uko ntawe ushobora gutsinda atarwanye. Aha ni ahanyu rero ho gukora uko mushoboye kose kugira ngo imirimo n'ibikorwa by'ijuru byigaragaze kandi bisakare muri mwebwe ko ari igihe cyo gutamurura, gukura mu nzira icyitwa ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo ububasha bw'Imana Data bwigaragaze kandi busendere mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Turi kumwe ndabakunda, ntora ibiremwa by'Uhoraho ko nkomeje kubashyigikira kandi kurwana urugamba nkundura kugira ngo mbe bugufi yanyu, bacungire umutekano kandi mbashyigikire mbakomeze mu rukundo no mu rugamba, uko nkomeje kugamburuza imigambi yose y'umwanzi kugira ngo icyiza mwatorewe mwahamagariwe mukomeze mukibemo kandi mukigenderemo, nubwo hari abari kurambirwa bakarambika, bityo bagahagarika urugendo rwabo nyamara batararusoza, bityo ibyiza bari bazigamiwe kandi bari bategereje gahinduka imfabusa. Ibyo bigatuma umwanzi akubita agatwenge, abona yuko yabagizeho ijambo kandi yabafashe. Nimube rero abanyabwenge kandi murebe mwitegereze, mumenye urugendo murimo kandi mumenye ubahamagara ko ari Uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose, wita kuri buri wese kandi akamenya icyo buri wese akeneye kandi agomba. Muharanire rero kugendera mu kuri no mu butungane kandi mutunganye ibidatunganye, mukomeze kuba mu rukundo rw'abaremye babahanze, ukomeje kubaha byose kandi kubategurira integuro y'ibikorwa bidasanzwe kugira ngo ububasha bwe n'imbaraga ze bukomeze gusendera no gusakara mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murahirwa ntore z'Imana kandi intumwa z'ijuru ko turi kumwe kandi nkomeje kugendana namwe umwete n'umurava kugira ngo murikire intambwe zanyu, maze mbaye kwishima no kunezerwa kubw'ibikorwa bikomeye kandi kubw'imirimo ikomeye mwahamagariwe kandi mwatorewe muri kugendamo neza. Nanjye nezerezwa n'igihe mutega amatwi ijwi ry'Imana kandi mukaba mu cyo Imana bifuzaho kandi bashaka, ko ari byo mwihibikanira kandi mpirimbanira kugira ngo batere ingabo mu bitugu, ko nzi ko isi muriho kandi mugendamo murimo igoye kandi iruhije, ko nayibayemo kandi nayigenzemo, harimo ibirushya kandi harimo amoshya y'umwanzi menshi. Nanjye nkaba mbabereye ku rugamba mbashyigikiye mbarwanirira kugira ngo mukomeze mwizere kandi mwiringire Nyagasani Yesu Kristo, we mutsindo wacu kandi we mukiza wacu, kugira ngo ababere byose. Erega bari kumwe nawe ntibatsindwa, abamwizera n'abamwiringira ntabwo bajya bakozwa isoni n'ikimwaro. Niyo mpamvu rero kumwiringira kandi kumwizera bidashwaza kandi bidakoze isoni, ariyo mpamvu nkomeje kubana namwe mu kubagirira neza kandi mu kubasakazaho imbaraga ntagatifu, kugira ngo mwakire umukiro n'agakiza ko wabaremye wabahanze, ubitayeho kandi ubakomereje intambwe mu buryo budasubirwaho, kugira ngo abahe ingororano y'ibyiza mwagokeye kandi mwaruhiye. Erega uko abatuma ni nako abategurira ibyiza. Nimwemerere rero kuruha kandi kuvunika kugira ngo mwegukire ibyiza biri imbere kandi muzabashe guhabwa ibihembo. Nimukotane rero ku rugamba k'umukozi wagotsa ku igihembo cye, kandi iki gihe koko hari igihe cyo kugaragaza umwete n'umurava mufitiye Uhoraho, kandi umwete n'umurava mukomora kuri Uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Ari kumwe namwe, harabarinze kandi abacungiye umutekano. Ntimukomere mukataze, mwirinde kuba ibigwari, ahubwo mukomeze mube intwari ku rugamba kuri buri kimwe cyose, kuko akomeje kubategurira ibyiza kandi kubazigamira ibyiza, kugira ngo mukomeze kwakira imbaraga n'ubutwari kandi mukomeze kwakira ibyiza by'agatangaza mwazigamiwe kandi mwateguriwe mu njyana guhindura amateka kandi yo kubaka amateka mashya mu isi hose, kugira ngo bamenyereho urukundo Uhoraho Imana yabakunze. Turi kumwe ndabashyigikiye kandi ndabakunda, mbakungahaje ibyiza, muryango muhire w'Uhoraho. Ngira nti ntimukomere kandi mukomeze gutega amatwi ijwi ry'Imana Data, abayobore kandi abakomereze intambwe uko bwije n'uko bukeye. Murarinzwe kandi mushyigikiwe n'ububasha bukomeye bw'abamarayika n'abatagatifu, uko ibikorwa byanyu kandi imirimo yanyu ikomeje kujya mbere, kandi icyo Uhoraho Imana yabateguriye yabateganyirije hari icy'ingenzi kandi cy'agaciro n'ingirakamaro, mumeje kubarwanaho kandi
kubana namwe mu myiteguro idasanzwe kandi mu myiteguro y'ibikorwa bikomeye kugira ngo dukure imitego yose y'umwanzi mu mayira. Nimubeho rero mu rukundo rw'uwabaremye kandi wabahanze, ko nkomeje kubana namwe kandi gukorana namwe urugendo mu buryo bukomeye kandi mu buryo butangaje, kugira ngo ibyishimo byanyu bisenderere kandi amahoro y'uhoraho asabe kandi asabe mu mitima yanyu. Nimukomere mu intwari ku rugamba, ntore intumwa z'ijuru, murarinzwe kandi murashyigikiwe mu mirimo yanyu, mu bikorwa byanyu bya buri munsi no mu rugamba murwana, uko mutari mwenyine, ijuru ryose muri kumwe kandi ribakomeje kugira ngo ribashyigikire, bityo mukomeze gutagatifuzwa no guhindurirwa amateka y'ibikorwa bikomeye bidasanzwe bigomba kwigaragaza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndabakunda nkoramutima za Nyagasani Yezu, nimukomere mukataze w'intwari ku rugamba kandi mwakire imbaraga zibafasha gutera imbere muri uru rugamba kandi muri iyi myiteguro ikomeye ibikorwa bikomeye, kugira ngo ibyishimo by'uhoraho Imana umuremyi wa byose bikomeze bisabagize buri wese, kandi mwakire umunezero udashira ubafasha gukomera no gukataza umugambi uhoraho Imana yabatoreye kandi yabahamagariye. Turi kumwe, ndabakunda, ndabashyigikiye, mbari bugufi kandi mbacungiye umutekano mu buryo bwose. Gira nti amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomere mukataze mu rugendo mwatangiye, murarinzwe kandi mushyigikiwe n'uhoraho Imana umubyeyi umuremyi wa byose. Ndabakunda cyane. Ni Mutagatifu Petero intumwa. Amahoro y'Imana bane namwe, ntore intumwa z'ijuru.